wumva ko atari indirimbo yoroshye, wumva ko ari indirimbo ifite ikiro. Basi buri gicuranyisho cyose uracyumva, ntabwo ari za reggae dusanzwe twumva wa mugani wavuze ngo nizo mu muhanda. Ni indirimbo ziremereye. Wumva ko ari indirimbo ifite ubuzima irahumeka. Izi ndirimbo zikora muri studio. Hari producer, hari studio ebyiri nakoreragamo. Hari producer Mastora baramuzi, ni umuntu ukora, umuntu ufite touch cyane. Hanyuma indi studio nakoreyemo ni studio ikorerwamo n'umuproducer bita Pacento. Pacento nawe yankoreye indirimbo hariya Igikondo. Abo bantu nibo bankoreye indirimbo, nibo bantu kugeza ubu numva iyo ngiye gukora indirimbo numva umutima wanjye ntafite ikibazo, kuko mbanzi ko record yanjye bari buyikore kandi nazana n'ibyuma biri live bakabirecordinga. Ku buryo simvuze ngo nibo bonyine, abanyarwanda benshi bakora umuziki ni benshi, ariko kugeza ubu tumajije guhura kandi nkabona bakora neza ni Narrow Road, Pacento, hanyuma no kwa Mastora. Muri iyo minsi uretse ko gusa Mastora adahari ari Dubai, ariko kugeza izo nizo. Abahanzi oya reka ndeke kuvuga abo iyo mvuze abahanzi ni ikintu kinini cyane. Ashobora guhitanagenderamo bamwe batari abahanzi, harimo abiyita abahanzi n'abahanzi. Okay, reka mfate ku bahanzi. Bakunda kuvuga ko indirimbo kuri indirimbo mu Rwanda bitewe na marché runaka turimo birinda gukoresha amafaranga menshi ngo bakoresha umuziki uri live neza, umve ko ari umuziki nyine, kubera ko babazi ko batazayagaruza cyangwa nibakora iyo imwe ya kabiri batazabana amafaranga basiza muri studio. Ubu ibi nishobora kuba biguhenda cyane. Okay, mu byukuri birahenze kuko burya gukora umuziki uri live umuntu ugucurangiye wese ugomba kumwishyura. Nimba uzanye bassiste ukaza gukora recordingira bass uramwishyura, hanyuma ugasubirayo ukazana soliste nawe ukamwishyura. Urumva aba ari abantu benshi bibuze kwishyura, akaza kujyaho na fee isanzwe y'amafaranga uri bwishyure ya studio yayo. Hanyuma n'ibindi byinshi abakora indirimbo barabizi, ya déplacement, ibintu byinshi cyane. Za backing vocals, abantu bari ku backing bagomba kuza, barabizi nko muri reggae haba hakeneyemo backing kandi ziri live. Ugasanga nazo urazizanye. Ariko uri hari ikintu kindi habaho, iyo ukora ikintu ufiteho passion, ikintu wumva ukunda n'umutima wawe wose. Kuko nkanjye niyo nagerageza kuva muri muzika byanga bikundi irongera ikanga. Niyo wambwira uti gerageza uve muri muzika, sinzi ko nabishobora, kuko ari no wabigerageza kubikora ngo bishobore. So ari igihe bihenda, ariko icyo umuntu akunda kandi ni intumbero kuri uwo muziki turimo kumva, uravuga ngo hari aho navuye, hari aho ngeze, kandi hari naho nshaka kugera kandi nzagerayo. Urumva icyo nicyo kintu umuntu aba afite mu mutwe. Wa muziki wacu hari aho twumva uwavuye, hari aho uri, hari naho ushaka kujya. Imbogamizi zo zishobora kuba nyinshi nk'uko bivuze, ibiciro bihenze iki, ariko kandi tugomba gukora umuziki kuko tuwukunda, kandi aho tugeze ndahishimira, kandi naho tujya mu byukuri haranshimisha cyane. Yes. Reka noneho babanze badukorezeho nk'uburirimbo bwabo bubiri. Smile. Smile and move on. You who you are, you know what doing. You have a vision, yes you do. You're genius, no a psycho. You get there, keep on moving. Okay, yeah. We get there, we get there.
try spin you down, discourage you and tempt you. Hey, yeah, never mind. They like you, it's alright. They like you, it's alright. Yeah, smile, smile and go. 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 Thank you so much. yes 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 Yep. uwo ni Tuti ndetse na Jabalov uwo ni usorejeho kuri izo ndirimbo yagendaga aduhereza. Hari ikibazo nifuza kubaza mere kuri Tuti Yeah. abantu benshi bumva aba rasta bakumva ni nk'abantu batandukanye cyane sibyo. Ndagira ngo ahangaha uze kugenda utubwira ugereranije n'ubundi buzima ubamo. Watubwiye ko uri umuganga muri Faisal. Yes ni gute bagufata abaganga bageze bawe muri Faisal iyo bakubona utangiye utereka dread nk'uko nguko? Yeah. Ni kuri iki gihe igihugu turimo ni igihugu kirimo aba intellectuel, abanyarwanda umubare munini ni abantu bize, ni abantu basohoka bajya hanze muri business zitandukanye, muri gahunda zitandukanye, ni abantu batekereza. So umurasta ikintu cya mbere navuga ntago ari dread. Umurasta ntago hari abajya bibira ko ari ukunywa ibiyobyabwenge. Umurasta ni umuntu utekereza mu mutwe, akaba afite amahoro, akaba afite urukundo, akaba afite kwiyubaha, akubaha na bagenzi be, akaba afite mu mutwe we iterambere. Icyo nicyo umuntu witwa umurasta agomba kugira. So arimo abantu benshi rero bibwira ngo dreads ni umusatsi. Ni nkuko urebye abantu bari hano cyangwa nawe ubwawe udukurikiye ahuri, hari uburyo bw'umusatsi ufite. Hari abafite marings, hari abafite bogi derrière, hari abafite n'abadamu, hari abasuka bitandukanye, hari amarasta, hari za coupe, hari utundi tuntu twinshi. So ni style y'umusatsi ariko itandukanye. Ntabwo umuntu ashobora kukujudginga bitewe n'umusatsi ufite, ahubwo umuntu areba produit yawe, ese ni icyo ufite, ese yaje agusanga agushakaho service runaka, iyo service arayibona cyangwa arayibura ariko akaba yajyanye uburyo bw'umusatsi ufite. So ni icyo ngicyo rero navuga yuko noneho nk'ahantu kuba nkora kwa muganga, ni respect. Nkunda abarwayi banjye, nkunda abakiriya banjye, ndavuga abarwayi babaje bangana. Uvura muri heshami? Ndimo gukorera muri accident and emergency, aho bakirira indembe zije muri ako kanya. Ariko ikintu nitaho, ese uwo murwayi uje yakomeretse, yaje akoze accident, uwo nguje aribwa cyane mu nda, uwo nguje ari muri koma, ni icyo nshakaho. Muri ako kanya ntagaje kureba umusatsi wanjye, ntaje kureba nimba ndi mugufi cyangwa muremure, ntaje kureba nimba ndi inzobe cyangwa ndi igikara. Hari service nshakaho muri ako kanya ijyanye n'uburwayi. Icyo ngicyo nicyo ngomba kumenya ko ngomba kumuha, kandi nkamenya ese à la fin iyo ndebye outcome y'ibyo nakoze, ese nabashije gukora, nabashije guha umuntu service akeneye. Aho ngaho utaraharenga hari ikindi kintu nifuza kukubaza. Abarasta muri community turimo ntabwo bari babasha kuba abantu, hari imyumvire bakibafiteho. Urugero ndakubaza mu mpande ebyiri. Yes. Nk'umukoresha urumva wawe, ubashino nkumbaze nk'umurwayi. Abantu benshi bumva ko abarasta ari abantu usanga bakururaho akantu, ngo iyo batakanywe buriya ngo ntabwo bishobora kugenda neza, urumva. Bakumva ko abarasta ari abantu baba mu yindi monde. None ndibaza urugero ujya gusaba nk'akazi. Yes. Wenda ntabwo ufite dread, urugero ndavuga nk'uyu munsi ugiye gusaba akazi muri Faisal mu bitaro nka bira bikomeye, ukajya gusaba akazi na dread.
ikibazo cya mbere ukeka uribaza umukoresha wawe yagufata ati. Ikibazo cya kabiri umuganga umurwayi uje ukugana ahubwo ari muri koma, yafungura amazi agahita abona dread, none ahita ashyiraho na za imagination zabo, agahita atajya avuga ati uriya musaza ashobora kuba avuye ahantu mu nguni, urumva ari bujye kumvura mu nda akamvura agatangira kunkanda ku maguru. Abo bantu ntago ukunda guhura n'izo challenge, umukoresha wawe ntabyumvemo neza wenda, cyangwa se abakugana ubone basa nkaho hari ukuntu babigera kubakoresha. Niyo mpamvu navuze ngo u Rwanda turimo ni u Rwanda ruteye imbere, mu by'ukuri u Rwanda rwacu ruteye imbere. Iyo urebye turi kuri standard iteye imbere, ntabwo mvuze ngo twageze iyo tujya, turacyafite byinshi byo gukora. Ariko nk'umukoresha abantu bashobora gutandukana, ibyo sinavuga ngo ni buri wese. Hari umuntu ushobora gusanga agifite intekerezo ziri inyuma, hari n'ushobora gusanga afite intekerezo ziri avance. Ariko ku Banyarwanda ntekereza yuko kandi nizera yuko abantu bafite intekerezo ziri avance. Iyo ugiye gukora akazi ahantu babanza kukwaka iletra, urandika iletra isaba werekana ese wabiprovinga ko ibyo bintu ubishoboye bite n'impamya bumenyi ufite. Bagukoresha interview n'abantu muhura mukavugana live, bakakubona bakakubaza ibibazo, bakareba ese ushobora gusubiza, ese n'ibyo tukubaza ese urimo gusubiza ibijyanye nabyo. Hanyuma no muri iyo image kureba, niyo mpamvu bavuga ngo judgment ntabwo ikwiye kujyana na physical appearance y'umuntu uko agaragara, ahubwo ukwiye kujyana n'intekerezo z'umuntu. Abakureba ese uyu muntu ari tayari. No muri studio nawe undebye kuko turimo kuganira, wowe undebye urabona ndi tayari mu mutwe cyangwa urabona ntari tayari. Oya biracamo neza. Ariko reka nkubwire, ufite network nta kibazo. Thank you so much. Ariko reka nkubwire umuntu wafashe ibiyobyabwenge, ni naryo rya jambo nyine, ibiyobyabwenge biba byayobye. Wakabaye umbaza nkagusubiza ibindi bintu bidahura, nakabaye ubungubu teme nayihinduye. Ariko reka mwihire abadukurikiye yuko ntago dufata ibiyobyabwenge, ntago turi abanyangesomi, turi abantu beza b'umutima b'urukundo. Hanyuma nubona nubikora ntukamugereranye, ntukamushyire muri wa muntu ngo ni rasta ngo n'umuregemani. No, umuntu ni personnel ku giti cye. Bivuze ngo umurasta ni umuntu nk'undi wese, ibiyobyabwenge biza ku ruhande cyane gatoze muri make. Hari abantu bamwe ibiyobyabwenge batari abarasta na dreads batazifite, hari abantu bakoresha ibiyobyabwenge gutyo gusa. So rasta ubundi mu by'ukuri nimba unafite dreads cyangwa niba hari uburyo witamo rasta cyangwa witamo wenda reggae man, ukora reggae, nge reggae ndayubaha cyane. Umuntu ukora reggae ukumva yuko ushobora kuba ukoresha ibyo biyobyabwenge, please shaka irindi zina wiyita, ariko niwiyite reggae man. Nuko reggae rasta ni umuntu ufite amahoro, urukundo, kubahana n'iterambere muri we. Kugeza uyu munsi tuti ufite album zingahe? Kugeza ubu ngubu mfite album imwe hanze yasohotse. Yes, ndabona iyi iriho indirimbo nka za Preach Love na Peace, Smile, Fasha, Bye Bye. Yes, hariho indirimbo zirindwi. Ndabona ari ikintu uje. So iyi album yitwa Peace and Love, yitwa amahoro n'urukundo. Iriho indirimbo zivuga ku butumwa bw'amahoro, ivuga ku butumwa bw'urukundo hagati y'abantu hanze muri societe aho tuba, hagati y'abakundana, cyane cyane ni ku butumwa bw'amahoro, urukundo ndetse n'iterambere. Yitwa rero amahoro n'urukundo. Tuti banda. Reka duhere hano kuri tunya dusoza kuri keyboard. Amazina yanjye nitwa Jacques. Ara kuri bass Mabyala Jackson. Yes, hano kuri percussion twa turi kumwe na Tuti, ariya wakompanyaga na solo ubwo yari Jabalav. Reka dose nkaho dusoreza nabo hano muri kanya. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share the shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah.
yes I know, yes I know, yes I know now. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able, so I throw my cards on your table. See, I wanna love you, I wanna love and treat you, love and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof